sinshobora kuzaguca inyuma. Ariko mwana w'abakobwa mana yanjye urarya ari uko mbona ibondo ry'inka rigeze iriya. Nanjye ubohereye ugenda ubundi nanjye ko nta kintu kiremba natwaye unshaka iki. Nzagushakira n'umugabo i Kigali rero. Bamwe utwara imodoka. Ese kushije nyine ngo banyuzura mwebwe. Asha ibyo bintu ntabwo nigeze mbibona yo pe. Right? Urumva mwaka utaha nawe wajya gukomeza kaminuza. Sure. Oh my. ari umukobwa nkunda. Ureba barutse gufatira mu ntoki ari gusambana se. reka ngende rero. Nongera kununga urutoki wangira ute se? Ushaka kuba umugore? Hariya Ese giwe se wani? reka turigana se. Ya muri mfite rero inama ndamara iminsi. Voyage. Grace nabaye nk'ujya kumutereta. Ushobora kubukunda kandi. Gume muganira. Okay, merci. Banzo maka nimero kawe. None duhere kuri iyi chapitre ya kabiri. Hello? Oui. Ngiye muri douche. Sinongeye gusanga wasinziriye. Na. Baby. Mbabarire kukubwira iyo ngiyo. Aragukunze. Aya. Ntagarije. Uyu munsi uzantera inda uzi ibintu mukuru wanjye yankorera. Kizenere ndugira ko. Burana papa wanjye ntago yateraga. Reka noneho nze mufata reka mfata akamoto. Simbishirika mu bazi. Ntabwo yigeze nshinga. Sheri, ikibazo gihari ni iki? Sheri, umaze iki mudashaka kuzuza inshingano zawe nk'umugabo? Akoze ko mbona mumaze gukura. Ni gute muvuga ngo ntacyo mwebwe ntago mureba koko? Njye mba mbona nta birenze to. Thank you Sheri. Bye. Utagiye kunyivangira mu buzima muri? No. Shuro ni iki? Kuki Prince yankora ibintu nk'ibi? Gusa musaza wanjye yarambwiye nanga kumva.